ariko nk'umuntu waturanyije bari abana ba CTU kuki yatwaye abagabo bacu bose ubwo abantu bizihizaga iminsi mikuru yo kwiyamamaza, abakobwa benshi cyane baboneyeho kuvuga, yewe si ukugenda baravuga kuko barongera baravuga. Bavugishwaga ibi ngibi turabisanga muri Ngoma. Yesu! Twongere dufate Bibiliya zacu maze dusome twitonze. twabagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo bari ibiki ubwo hari ku matariki tutavuze haruguru, ubwo umukobwa mwiza cyane usa na bikeya biba hano ku isi, dore ko nawe abyivugira ko ari we mwiza, yarifashe yireba mu ndorerwamo arongera arishuka, arongera maze si ukwishuka arimanuka, maze akaraza imisatsi nako yongera ayizengurutse, arireba arongera arireba, nuko maze ahindura indorerwamo abona hari adateye make-up, maze ajya kugura indi make-up, arongera yisigaho ibishahuro, amaze kubyishyiraho yongeye kwireba mu ndorerwamo arimanuka koko, maze nayo indorerwamo irabimwemerera iramushuka, yibonamo ubwiza, yewe yibonamo Rihanna na Beyonce, arongera yibonamo Shadibu w'u Rwanda, arongera yibonamo abamisi bose batwaye ikamba rya Nyampinga Rwanda, maze niko kujya gukora ikiganiro kwa Murindahabi nawe si uguseka arakwakwanuka, arongera araseka kuko atangazwa n'ubwo buranga bw'uwo mwari bw'ibishahuro n'ibintu bitukura yari yisize, maze arongera Murindahabiyusi aramubwira uti nyabona uzi ko uri mwiza. Nuko Murindahabiyusi amaze kumanuka uburanga bw'uwo mukobwa arabumanuka kuko, arongera arabumanuka, umukobwa nawe nako umwari ngo mubari ngo Nyampinga w'u Rwanda si ukwivamo, nyuma yo gutwara ikamba rya Nyampinga Rwanda agerekaho no gutwara umwe mu ba CTU, maze niko guhera ko abwira abantu, imbaga y'abantu nyamwinshi bamukurikira, arababwira kuko ati abakobwa bagenzi be nawe arimo, dore ko imyaka 37 igeze, aravuga ngo iri somo tugiye gusoma turarisanga mu Kwiheba igice cya 31 umurongo wa 23. Uwiteka abwira Mose ati yewe Murindahabiyusi, nyabona nawe ugabanye ibitwenge byawe, kuko woshya uwo mukobwa maze akimanuka. Nuko umukobwa ati uwatoranyije koko bariya ba CTU niwe wadukozeho. We uwo mukobwa yari amaze kugira imyaka 37 yose, yari afite icyizere ko muri bamwe
ba CTU ari bo nyamara ashobora kwifuza. Nubwo muri Bibiliya batubwira ngo kwifuza ni icyaha, ariko urumva nyamara bakagombye no kwandikamo irindi jambo rivuga ngo ugereje imyaka 37 yakagombye kwifuza ahubwo bikomeye. Nuko uwo mukobwa yaje kwimanuka maze afata abagabo bose rwose baba muri runo Rwanda, ahondagura hasi, tukubitirira udusimba tuva mu indodo. Arangije abonye ko bidahagije, abitirira n'utumonyomonyo. Aravuga ngo abagabo bose ni ibimonyomonyo, ni n'amagweja. Usibye bari abana ba CTU, ni ukuri abandi basigaye ni ibimonyomonyo. Ni ukuri ndababwira ko Uwiteka azahana uno mukobwa. Nyuma yo kubona ko uwo mukobwa yakoze amahano, yaje kwivamo, arongera aragaruka abwira Murindahabiyusi, aramubwira ati nyamara burya si bwo bw'ubu, guseka nushaka ubigabanyije gusaba imbabazi. Maze abahungu n'abasore bose yise n'abagabo yise ibimonyomonyo n'amagweja bamwamaganira ku musozi. Isomo ry'uno munsi: mwa bakobwa mwe mwagumiwe, nimukajye mugira puresha nyinshi cyane ngo depresiyo izamuke. Mujye muvuga amagambo muzi kandi mwatekerejeho, mwongere mukaragura ururimi inshuro 2. Zaburi ya 35 kugeza ku murongo wa 37. Abango mwa basitari mwe mwese, muri imboni z'abandi bose, icyo muvuze muba muri public, mujye mubyibuka mwongere mwisubireho, mumenye abo mubwira kandi mwiyubahe muniyubahishe, maze abafana banyu cyangwa abakunzi banyu nabo babafate nk'intangarugero. Kugenda uvuga ibintu bitari sawa sibyo. Nuko isomo ryacu turishoje. Murakoze.